mwese murarikeneye abantu bafana amakipe gavuga y'umupira w'amaguru, ni kuvuga ngo mwese abafana ba APR, Rayon Sport, ikipe yose waba ufana, aya masomo urayakeneye. Ndetse si ngombwa amakipe gusa, ahubwo ikintu cyose waba ukunda, iri somo ngiye kukubwira urarikeneye nonaha. Ni kuki dukunda ibyishimo kurusha ubuzima? Ngewe ndabizi ko akenshi kugira ngo umuntu bura abeho neza hari ibyo yigomwa, harimo n'ibimunezeza. Yes, kubera ko hari igihe rimwe na rimwe ukenera ibikunezeza mu mwanya bitabonekeyemo, noneho ugaforosinga ikintu bikarangira wera mu buzima. Ntabwo ari byiza rero. So ntabwo dukwiye gushaka ibyishimo ngo twiyambure ubuzima, ntabwo dukwiye gukunda ibyishimo ngo twiyambure iki ubuzima, ariko nanone ntabwo twakwanga iki ubuzima burimo iki ibyishimo. Siko bimeze. Njya nkunda abantu bajya gusezerana mu murenge, baravuga ngo tuzaba mu bibi no mu byiza, kubera ko ubuzima busobanuye iki? Busobanuye ibyiza n'ibibi, nyine biba biri kumwe. Ntabwo mu by'ukuri mu mushyigikiye ikibi, ariko ingorane mu buzima zibaho. So ni gute rero umuntu ashobora kwiyambura ubuzima, akiyambura ubuzima hejuru y'uko ikipe runaka yatsinzwe bikarangira yambuye ubuzima? Twere gukunda ibyishimo ngo twiyambure ubuzima. Twagiye tubona kese nyinshi z'urubyiruko, abato n'abakuru, ugasanga ukunda umuntu arakwanze uriyahuye, sibyo? Nanze kuvuga ngo uyu muntu yitabye Imana, ntimunyumve nabi. Kuvuga ngo umuntu yitabye Imana ni yoroshya mvugo, kuko ubundi ntabwo umuntu yitaba Imana yapfuye. Umuntu yitaba Imana akiri muzima, umuntu wapfuye ntabwo aba yitabye Imana. Ni kosa dukora ariko tubizi. So ni yoroshya mvugo dukoresha, nta nubwo ndikoreje, nibyo kuko dukwiye kurikoresha, ariko mwibaza nawe kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kwiyahura hejuru y'uko kwakira intsinzwi y'ikipe runaka afana byabaye ikibazo nyine. Ntabwo dukwiye kurutisha ubuzima bwacu ibyishimo, dukwiye gukomera tukabaho mu gihe cyaba ikibibazo, cyaba igihe cy'ibyishimo. Ibyo bihe byose tukiga kubibamo, sibyo? Ntabwo tugomba gufata ubuzima bwacu ngo tubwiyambure kubera yuko umuntu runaka dukurikira yafeirinze ahantu runaka tuko tutabyishimiye. Ntabwo ari byo. Kandi ikindi, ntabwo ari byiza kumva yuko niba abantu bakuzi ku kintu runaka ukunda cyane, kumva yuko bari bwumve kuyambuye ubuzima kubera yuko hari impamvu zabayeho. Ntabwo ari ibintu byiza. Mbere na mbere reka nihanganishe abafana ba Rayon Sport n'abakinnyi, ndetse nihanganishe buri muntu wese kugira bari kugira umupira w'amaguru utere imbere. Ndihanganishe kubw'uyu musore, reka ngire bivuge wenda ngo witabye Imana, ariko njye sinjya nemera ko umuntu wapfuye aba yitabye Imana. Ku bwanjye njyewe kuko umuntu yitabye Imana yari muzima, iriya rero mvugo that is literature. Reka ndihanganishe rero mukomere, ariko icyo nshaka kubwira abantu ni uko dukwiye kuba intangarugero. Niyo mpamvu twazanye iyi content yo kwicara kuba intangarugero. Twige kwakira ibintu tutabasha guhindura. Niba habaye intsinzwe twige kuyakira. Niba ukunda umuntu akaba yafeirinze, nukumva yuko kwiyambura ubuzima nicyo gisubizo. Ntabwo icyo gisubizo, ntabwo ari byo, sibyo? Niba dukunda filime, indirimbo, mwagiye mubona abantu bahanganisha abahanzi ati Meddy nako The Ben, Bruce Melody, minsi yashize bakoze igitaramo cyiza cyane mwarayibonye. Sibyo ngiye kugarukaho, ahubwo twebwe dufata umwanya wo guhangana twe ubwacu, kubera ko abo dushyigikiye hari ibitagenda neza, cyangwa se bishaka kwerekana ko hari ibigenda neza cyangwa se barenze abandi, bikarangira dukoze urugomo cyangwa twiyambuye ubuzima. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ntabwo gushyigikira ikipe, kuyikunda bisobanuye ko igihe yatsinzwe uyambura ubuzima, ahubwo niyo ntsinzwe ya mbere ubwo ugize. Mwese mudukurikira rero, ikintu mbasaba mukande subscribe, mujye muri comment namwe muduhe ibitekerezo. Ese koko byari bikwiriye yuko uriya musore wo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange iyambura ubuzima kubera ko ikipe yatsinzwe? Byari bikwiye. Ntabwo turimo kumuvugira kuko yitabye Imana, kuko yapfuye, kuko yiyahuye, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko ntabwo ari byiza. Twebwe twese abafana dukunda amakipe yacu, igihe amakipe yacu yagize ibibazo nka biriya, dukwiye kwihangana tukareba ngo ese ahubwo biri gupfira hehe, tugatanga ibitekerezo binyuze mu muyoboro n'undi baduha, ariko ntabwo ari umwanya wo kwiyambura iki ubuzima.
twere gukunda ibyishimo kurusha ubuzima. Dushobora kubaho mu bihe bibi tukabaho no mu bihe byiza, ariko nushaka kubaho mu bihe byiza gusa byakugora cyane. So ntabwo ibintu bibi tubitegura biraza bikatugwirirana, ariko dukwiye kubaho mu bihe bibi ndetse tukabaho no mu bihe byiza. Ahubwo ibihe bibi tukabyigiramo amasomo atuma dukomera, duhindura ibyakugiye neza kugira ngo bigende neza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ibyo nababwira ni uko dukwiye kuba intangarugero, twere kubabara kugeza ubwo twiyambura ubuzima. Mwere gufata umwanya wanyu ngo mushake ibyishimo, mwiyambure iki ubuzima. Ntabwo gushaka ibyishimo ari kwiyambura ubuzima, urabanza ukagira ubuzima then ukubaka ibyishimo, ariko umaze kugira iki ubuzima. Umaze kugira ibihe byiza, turakunda. Muri comment uduhe ibitekerezo byawe, ukandi subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane.